Do you understand? Uranyumva? Tesi uranyumva? Idiots. Amazina yanjye nitwa Kalangwa Tesi Megan. Mfite imyaka 22 y'amavuko. Ntuye mu mujyi wa Kigali aho mbana na papa wanjye ndetse no nita mama we nkomoko y'ibibazo bimbaho byose. Ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye nibwo namenye inkuru ya nyayo ku buzima bwanjye itandukanye nuko nakuze niyizi. Uyu yitwa Sangwa, ni inshuti yanjye ihora mu bibazo byanjye byose. Naho uyu we yitwa Sandra, ni murumuna wanjye aranyanga ku rwego ruhagije. Papa wacu we ni ntacyo bimbwiye, yumva umugore we kurenza ibindi bintu byose. Dave we arankunda cyane, gusa yaba urukundo, ubuzima, ibi byose nta cyampiriye. Iyi ni inkuru yanjye. Wibuke ko nakubwiye ko nta bushobozi mfite, cyonyine no kubarira kuba mugeze aha ngaha ni Imana yo mu ijuru yamfashije. Ntabwo nabona minerivare zanyu ngo mbone n'icupa rimpagije. Kandi mu mateka umuntu wese uriho ukura ugeze mu kigero cyanjye biba bimusaba kunywa cyane kugira ngo ubuzima bukomeze. Narakubwiye niga muri 9 niho nabasha kubonera ubushobozi. Warahize papa, ntabwo nari kujya kwiga muri 9 kandi narasoje kuri kira kigombo wa mbere. Muri 9 hajyayo abana bafite amanota ari munsi yo kuba bajya muri secondaire isanzwe. Niyo mpamvu nari navuze nti nindamutse ngiye muri 9 byansubiza inyuma ko buri amasomo twiga mu mashuri asanzwe kubera ko baba bizi ko twatsinze. Nyine nabyo wivunika. Je mfite minerivare ya 9 iyindi uyiyongereyeho. Lucas, uratekereza neza ukibuka kuri yari umushito wanjye. Siyo mpamvu turi hano. Ukambwira ngo njye ndani nyine namuherekeje nk'umushito wanjye. Kandi kumva utangiye kuzana ibintu ntazi ukuntu bimeze. No, don't complicate yourself. Ikindi kandi nanone ndakeka ari we bifitiye inyungu cyane. Izengi. Think twice. Wowe itekereza ikindi kandi ahubwo nakabikoza ahubwo hano umushito wanjye. Nta kibazo nimba utabishaka ubwo ntazi. Oya, wese kandi nawe ntugahita uva mu bintu ako kanya. Gusa wavamo buryo ntabwo wabinkora. Sumba se namwe mukunda abantu babahendahenda nka turatwana mwigana. Nawe urabyumva ariko ingingo nari muhaye singingo yumvikana. Okay, ngaho ataragira ngaho shyira mu mibare yawe 10 hano hereka. Ahita ngushyiraho akantu ntayimubwira. Bigaragara ngo hari ibyo mu nkinga. Nukuri kw'Imana kabimpisha. Nukuri kw'Imana yararimo arambwira wa mukozi wo kwa Kazungu umwe muri no minsi ngo ntagakikora mu rugo ahubwo ngo bamuhaye akazi ko kwishyuza isuku n'umutekano. Nibyo wasanze turimo tuvugana ahubwo uhita muceceka. Ibyo ni ibintu mwari kumpisha. Sinzi ntabwo nibuko ari batwakakubwiriwe. Uzi kubona waramaze ubwana ukumva ko undusha ubwenge. Nta rutugu rukura ngo rusumbe izosi. Urabyumva? Minerivare ntagakwiye guha rwose. Witonde ubaze neza 9 amafaranga yishyura ku gihembwe cyangwa ku kwezi cyangwa ku mwaka yo ndayabo. Ariko nimba ushaka kwisunukuruza biriya wihaye ngo nuziga 9 ugira ukomeze ubwire nyoko ubibwire na mushiki wawe. Mushiki wawe uri mwamunyangishije ndacyavugana nawe. Nanjye Clarisse rega nawe duheruka kuvugana. Ntabohereza amafaranga mukirira sha. Ntarari inyota. Papa ubu Clarisse yanyuriza namwaka amafaranga mubwira ko nkeneye y'iki koko. Ko yakayabahaye mwebwe ababyeyi muduhahira ubu ngiye namubwira ko nshaka amafaranga y'iki.
ahubwo ko yari yambwiye ngo ubwo duheruka kuvugana yari yambwiye ngo ko hari amafaranga yakoherereje. Ariko ubundi ahantu muri uwo munganisha ni hehe? Oya ntujye umugendaza mvugisha. Umva urakoze kubanguka uzikoreye nabuze ibintu mvuga neza neza. Ayushuwa n'ukuntu nsanze wagira ngo ahubwo ndabavanga. Reka ni njyewe amba kandi ngarambeshye. Ntago ari njye kuganiriza. Nari nabuze ibintu mvuga nukavuga. Ndabizi. Gusa be. So murashaka kunywa iki, murashaka kurya iki? Ngo turebe twumve gukora. Inkoko. Ibyo ntari. Ahubwo so rero ndumva tujye mu nzu ndebe yuko ntanga komande then ntumize n'ikintu kuri boutique twaba tutunga sibyo? Wenda suko kubahuka cyangwa kukubarira akose amafaranga unyweye inzoga buri munsi nubwo byaba ari 2 ku munsi ubu ngubu tuyateranyije ku kwezi nawanyishyurira ishuri ntarenze kugira ibibazo byo kwirukana. Amafaranga nyweye inzoga niyo byaba 2 ku munsi 2 ku munsi iminsi 33,60. Urambarira amacupa nko ku munsi cyangwa mu kwezi? Ese ubu ngubu iryo cupa ribababaza ndiretse nkajya hariya nkakamba nkabimbwa mukajya munsanga inyota yanyiciye hariya mu ntanzi z'urugo nibyo mwe byabashimisha mugase twajya tugutekera igikoma. Hehe igikoma munegeye igikoma se mba nabyaye umva umaze kuzamura umutwe munini nyamara sharika nkubwire ushobora kuzamura nka women mva imbere imbu udashaka amahane ujya kumbarira amacupa nk'aho wambwa we hari icupa nari mu nsengera muri ayo macupa yose uri humbarira hari iryo nyoka nsengerera uzongera no kunza imbere uzana hayo magambo uzakumena umutwe kandi uzayibona wambwa we. Dogo. Yeah. No. Toto wa boss. Cyakora cy'abana babakire mwambara. Ase bite byawe? Bite byawe? Ni byiza. Ninawe kuri kunyifatishwa. Oya. Ntabwo nagufatisha. Umva ndimo ndakubaza nshaka kubaza akantu gatonya. Mbaza nta kibazo. Dave sumuzi. Dave arya nindi ntabwo muza agakunda kuza abantu benshi ntabwo. Twigana. Ahaza nkakanga ese nko mu cyumweru. Kandi ari byo ngiye kukubaza nyine. Like ahiruka kuzano ryari. Uramuza kurukana na sister wanjye. Nakubeshyira Dave nubwo ndi kumwebuka kubera impamvu nimwe. Ye mpamvu. Impamvu nyine ntabwo ubibona wowe. Iyo mfite inyota nta kintu mba nshobasha kubaza nawe. Mva umbwire ndongera ngo baze bwa nyuma. Dave ahiruka kuzano ryari. Banzo gikire. Kandi numfunga umunsi kumenye ko ndi mabuje. Wowe nenge nangabwira papa nkamubwira ibyo amubwira ubugacyuzinga ugataha nuvuge ngo sinakubwira. Ne wowe nta muntu nose ndatanga makuru ku buntu. Ngiye kintu cyose nkora. Sibyo? Ushaka akazi cyane kunyirukana se? Nabikora da. Aha. Nabikora. Subisi ko dadi ntakina nyima. Indese. Dadi. Suswa kina nyima. Wari mufushaka makuru gira nyine ngende gura kanara ku muhanda. Kubivuga ngo uteranye ubyuka. Uraniranya mu bikisi. Nabibura. Nje nabibura. Bari byo ushaka nta kibazo. Nje nje kubivuga. Sundi reka ngo bazi Dave ni sheri wande muri mwese. Ni sheri wande. Wawe. Wanje nyine. Aha nimba ari sheri ushaka kumenya. Ndashaka kumenya ngo ayiruka kuzano ryari. Asubu urumva waba utabizi kaza hano kandi ari sheri wawe. Ndogumtsaza. Ntabyo nzi nyine ndi kubaza ko nzi ko mukuru wanjye sigaye mwihomaho ashaka ko batangira gukundana ka. Mukuru wawe akunda Dave. Nawe ugakunda Dave. Nge turakundana.
wowe ukundana na Devu, mukura nagakunda Devu. Devu se wakunda ndi? Njyewe. Ariko urabisika abagabo. No kuncanganya banze igira meze igihumbi cyonyine kirahagije. Ndowe kawumbwire. Eh. Ndakata ninjemo hano. Nawe ni kuri bukata usoka cya gipangu. Urambye ibyo nshaka cyane. Aho. Nyine umva se. Yagiye. Nari telefone shike. Urambwira ntumbwira nyine bikoze. Devu nyine urumva Devu ageze hano ko sinzi wabaje kureba. Abaje kureba sister wanjye ko yego nibyo ubwo nibyo ni wabaje kureba. Ubwo za numva ari ikibazo kiba kiri. Ndashaka ngo utanaza uzambwire ntuzamukingurire ntazonge kwinjira hano. Iragete. Ngewe uramutse ugize gutyo ukakanana ukamereza nk'igihumba ngo ngewe wasana namuboshye. Singe bikubwiye se. Nkanamuzirika nkata nkuhamagara ngo ngwe n'umurebe. Wenda ngo nayaguha. Kirafafa. Reka nze ndagushyira kuri mama kije bintu byibuke. Naza. Wa mukubita wagira gute ibyo ntabwo bindeba ariko ntazinjiremo hano. Zakubitesheri wawe se. Kandi niba amafaranga yo gutumutumva ndago ariko byo bintu uzabikora kumva. Nzamukubite. Ntuzatume yinjira. Uzakora ibyo ushaka ko ntazinjira. Chawa pepe. Na shawe imbeshyera ntago ari by'ibyo bintu ntabwo nabikoze. Mebanze muri icyo kibazo dufitanye cyuko mukumbuye ubundi urukumbuzi nirushira birahagije. Nukuri ko ndagukubuza numva nakubeshye bikamarira iki. Ariko nyine wewe biraterwa n'amasaha wowe uri bumwe. Numbwira kare tuzahura numbwira bwije ntabwo tuzahura. We ndaje mu kugisha. Papa Wowe ninde wavugana nawe? Inshuti yawe turimo turavuga. Inde umubwire biki? Byo mubwiye byose mbyumvise. Biyani. Niyo mpamvu ku mashuri tubora utsindwa buri gihe. Nayo ndimo ndamusuhuza. Umusuhuza nabyo maze iminota ingahe hamagaza. Kimaze iminota 5. Niyo bavuze byose na muvuge. Ibyo mwavuze byose nabyumvise. Ntushaka kumbeshya. Ntabwo nari mbizi. Niyo mpamvu bahora babimbwira ntabwo nabyemera. None renda byikwifatiye. Mu mashuri uratsendwa kubera ibingibi. Ni inshuti yanjye twatubana bisanzwe. Nshaka kunsubiza. Ndakubwiye ngo sinshaka kunsubiza. Numukobwa twizana. Ceceka, ndavuze ngo ceceka. Ndavuze ngo sinshaka kumenya. Papa nuko ino mukobwa. Ndavuze ngo ceceka. Sinshaka kongera kuvuga. Mu mashuri atsindwa. Ibintu byose wataye umutwe. Ntabwo ukicara mu rugo. Ubu telefona uhamagara kana guhamagara byose ndabizi bahora babimbwira. Uranyumva? Ese papa no inshuti yanjye turi kubana nabwiraga ko gikumbu. Maze iminota 5 numva ibyo. Numukobwa twa. Oya uvuga ariko imbere. Uramubona ko ndi umwana. Ari bino hano. Vayo. Ndavuze ngo vayo. Ciao. Sisa wabaye iki? Right now ndumva ndi gushyuha mu mutwe ndumva ndi gukumva. Mu mutwe harimo amazi ashyushye. Like ndumva nshaka kwica umuntu muri kano kanya. Ese ibintu mubwira ko amanota byita niba ko nashaka kwica umuntu wagacisha. Okay ngano no. And you're my best friend. You're supposed to back me up. Umva sinzi unandi gutekereza sare ko ngubaza. Byagenze gute? Habaye iki? Ngo byagenze gute? That stupid boy, that devil, ngo Mr. Head boy. Nindamute muri kino kibundi. Niwo uri kuvuga Devu gutyo se? No wundi. Devu yakoze iki se? Can you imagine? Can you just because a stupid girl, my stupid stepsister, yaje amujyamo amwinjiramo amugira like niba ari lover niba ari boyfriend niba ari ibiki ntumbaze umuntu yagera ashyuha ubwonko buracurama buva mu mutwe buragenda bujya mu birenge ubungubu yasanyiragirwa ambwira ko tutigeze tunakundana wa imagine they are trying me and I don't like that. Nese sa turi kumbwira byabaye Devu yahagaze imbere yawe wowe Sandra. Exactly. Umukobwa mwiza muri iki kigo agwagara imbere akubwira ibyo bintu. N'umunwa we yari muzima se wabonaga bastasi ashaka yafashe nka mugo wenda cyangwa weed because I don't think ko ari normal in his head. Nta muntu muri kino kigo atiba kubwira gusa mubwire Doyman buyaje yasinze ntango wenda bamuruza none se Doya yavuga ko cyo mana akugeraga mu mbura Doya nagukunda sinzi ukuntu Doya nzi ugukunda yaza akajya imbere yakubwira ngo
wamfasha ntica umuntu ko ndi bumunigera nubwo ari bounce njye namwiteve wumva nkubwisa subizwa ngukunda subizwa ngusapotinga mu bintu byose tese dushake tumwice umva ibyo dushaka byose tumukorera usibye ko abantu banga amahoro tukinjira muri kino kigo umunsi wa mbere hari ahantu like maje kunezanya amashoka ngenda ati please chill okay ntunzamura isukari because nizamura zabi umwana arashyoma kandi ukuntu akunda guhinda abantu hariyeshe umuntu nawe udatekereza mu mutwe wiwe wagira ngo sinzi ikintu kirimo hagaze kuvuga oya Sandra nshuti yanjye ibyo bintu uri kuvuga ntago bishoboka tese tuze kumuvuna ariko mfite igitekerezo igiki turamuganiriza uriya muhungu ko yari yasinze urukundo rwa ubwo yari yasinze ntago Devi yakunze ni muzima n'ubuzima bwiwe rero akagira n'indi ngirwa muhungu ari yaje kumutabara ikamunyiza uriya nayo ngiye kumuniga kiriya nacyo kinzimbye nk'ikidatekereza ngo mukeri Wansuhuje bite ese kuri kundera nabi byagenze gute baburetse urambwiye yuko uciye muri muhanda wose uca no kuri hagati baragufungurira wambaye gutyo ikibazo ni uko nguko nambaye ndetse ko warambwiye ko nshaka se mbwiye ko nshaka cyane wagira ngo nzi nambaye gute ntawe ntuzamfungisha ariko tuzi kugufungisha usura turi abana nta muntu wigeze umbonaho ubu uratinya kuza kunda wambaye uniform nese wamamagaraga kuriya uzi ko ndi hehe ntabwo nari ndi ku ishuri none hiyo mbeka kuza uyu ntabwo mvuze yuko ari kureka kuza ariko nawe ugomba gukoresha mu mutwe ufite ntabwo ari uwo kwambara gaswe gusa ugomba gushyiramo ubwenge ngangira inama nari kubigenza gute wari kunyura mu rugo ugashaka iyindi mitwe uteka cyangwa ukaza gufata imyenda yawe ko wari uzi yuko uza kundeba ugashyira mu ibage ukaza gushakira ahandi hantu hindurira nta tuwarete mujya ku ishuri ikibazo ufite ni uniform yes of course humura wumva utuje nta muntu yigeze umbona naje kandi wateze private jet se iparika hano mu gipangu wahise ku gataro waje niki uko naje se birakureba pfa kuba naje nkaba nkugezeho icyo ashakaga si ukumbona kandi wumva utuje yuko nta muntu wambonye ndumva nta kintu ni inyamaswa zakubonye so atari ibibazo ko kandi matri urabona ibintu byose ngenza nishakira abatware uzajya wishakira nishakira amakayi n'amakaramu bayatwara bakwibye se bahanyibye boro yanjye da bayitwaye abakobwa ni iyo boro wazanye hano mu kigo bibye iyo bibye ni amakayi yanjye batwaye n'amakaramu iwacu banyihereye meza cyane ari umukobwa w'umujuru kandi narababwiye ngo ni ibyo muri kino kigo ntabwo biba byoroshye ntabwo mubwira ubushize twagonganye byagenze bite ko nyemereye nabi iyo umeze nabi wari kuguma mu buriri ntabwo wari kuza ku ishuri twavuganye ngo iki reka nigendere none wamamagaye ngo nze uranshaka none utangiye kumbwira nabi kanigendere none no kwivumbura nk'abana imyaka ufite niyo kwivumburaho ese ndi kukubwira ko nkuze bihagije ukanga kubyumva twajya wiga mu kiburamwaka nyine umva hasi nyine ntabwo bizongera ariko nawe ntuzongere kuzambaye gutya sibyo ntabwo bizongera icyo nicyo mba nshaka reka ibyo tubyoroshye reka tubyoroshye ambara amaherena yawe aya ntabwo ari yandi yanjye wano yambare nta kibazo na karuvati yawe itose ubona naho kuba yiciwe aka kanya tuvugana aya masaha y'amasegonda sanga kubira nyine uyu se ntabwo tuzana ntabwo mumwirukana nawe dore yadegaje nyumvira kandi ibintu utangiye ibyo bintu numva nabikora
uzi ko ushaka kungira umwana burundu. ari guza ubwenge wese ako kantu kaba kakwisobye naho ubundi you are mature now, right? So rero nashakaga yuko ibintu byacu abona urakiga, shaka yuko ibintu byacu wabigira ibanga nyine, sibyo? Ushatse kuvuga ngo uriya mushuti wanjye se abimenye? Ntabwo ari byiza of course kuko mwarazanye ubushize kandi yaje as my girlfriend amenye yuko tumucitse, ndakeka yuko nawe bitagushimisha, sibyo? Ntabwo byoroshye gusa kubimuhisha sinzi ko bizanshobokera kuko ni inshuti yanjye cyane. Ntaganire si ibindi musanzwe muganira, ngewe ubundi muzamunganiraho mucaka hirya. Bwahibaze aje hano agasanga ndahari, urabyumva gute? Nagageza atageza atampamagaye, kandi ikintu nabwiye uriya musekirite ntakaza yafungura umukobwa urenze umwe mu gihe undi ari hano mo imbere, sibyo? Ibyo byo birazwi kandi niwe nuriya gusa rega nta bandi. Okay, let's do it. Right. Gufasha